Ndi papa SAVA. Ni karibu. Karibu muraho. Ko babayise. Amahoro. Ni byiza ubwo nawe ubonye ko nababaye. Bitese murayoboza ariko. Kuki? Urayoboza. Narayobye. Bitese hano ko nta wundi muntu uje kureba ndi. Ninde uba hano? Ninjye haba nyine nibyo nawe nibaza ko nta wundi muntu uzi. Ngo nimba ari haba ninjye uje kureba. Utese. Ute? Uje kundeba utese? Gutya nyine. Nyirahura muzi se ni uje kureba. So nakubajije urana nayobye. Ona ho nza ntahazi. Nigeze guhamagara ngo uyoboze. Uje kureba ngire hano. Ninde si wowe? N'amakado n'amakakwa. Sakomera. Mbwira neza ngufashe ufite ikihe kibazo? Kubuza urwana uje. Ese uri kwiraza Nyanza. Umfashe. Urana nta kintu nta makuru ufite. Kuba kado kawe nikaguheza uri mukuru. Jugunya umunsi nkuru kweli. Se wambwiye nkagufasha nuko ufite ikihe kibazo? Ese ko mbona wijijisha nkaho nta makuru ufite? Ayahe makuru se? Nibyo ushaka ngusobanurire neza. Niba ari cyo gufasha ngufashe. Uranda hangaha kubwo busa. Uranda hangaha ndinjije. Nyine mbwira ngufashe. Tacika ngaho nta nisoni mukifata mukagira abantu injiji gusa. Kugeza aka kanya cyangira injiji wowe. Tuvuga ko nta hari ahandi twahuriye se? Sorry? Hari aho twahuriye nje nawe? Uranda bikora n'ubwa mbere nawe duhuye. Wenda njyanywa inzoga nyinshi ubwo wenda dushobora kuba twarahuye nasinze simbimenye. Ubu nuvuga ko ari ubwa mbere uri kubona isura yanjye mu maso yawe. Ntabwo nkuzi mukuru, ntabwo nkuzi pe. Are you sure? Ni ubwa mbere. Nyitegereza neza umbwire ko ari ubwa mbere mbona. Ubwa mbere pe. Are you sure? Mbwira ahubwo niba wenda hari undi muntu uzi wenda twaba twari turi kumwe akaba ari ushaka ngufashe nkuyobore. So, ukimbona mu maso yawe urabona ibi ngibi ndi kugendana n'ibi. Ako si bijugunyira. Ubunjugunyira ni ibiki none? Ona ari ibiki? Akira ibintu byawe. Bifata. Nakubwiye ngo mbwira nkuyobore niba wayo. Ntabwo ndi kuyoboza. Aho nje ndahazi. N'ikinzanye ndakizi. Mfite abashyitsi banjye hano. Urumva? Biyubashye. Turimo turabasakuriza. Ona njye nubahutse. Ndasuzuguritse kuri njye ntubahitse. Mbwira ibyo ushaka ngufashe. Ariko abashyitsi banjye ndeko basakuriza. Ntarajya kure ndagira nkubwire ngo ufate ibi bintu byose ubishyire mu gaciro kabyo. Urumva? Urebe ngo ururabo ruhagaze angahe, iyi kanzi ihagaze angahe. Hanyuma nibyo nasize inyuma, hari kado nasize inyuma y'ibyo kwambara imbere ni hasi no hejuru. Hanyuma bikoresha iki? Iki giciro ayo mafaranga yansubiza. Nagusubiza? Yego. Ariko none izuba ryabaye ryinshi. Uravuze ngo urabona izuba ryanyakiye ubwo nasaze. None se ubwo ibintu urimo kumbwira ntabyo nzereka. Urabimenye. Ndabimenye. Urabimenye. Akira ibintu byawe, akira. Ntabyo mfasha. Fata ibintu byawe. Sawa kandi ntabyo. Bro, mbabwira, n'undi munsi utazamenyera. Uri kumva? N'undi munsi utazamenyera. Njye ntabwo ndagafuka ivugwa rimwe. Ako se wasaze bimeze bite? Tanambona gutyo ukajya aho ndisina ngufi bacaho uruko. Ako se ibi ni ibiki? Ndakura wampunze. Umuntu abaye ibi ni ikira. Oya ndeka nawe igira. Igerayo. Ufite ziyambara. Urashobora ufite ziyambara. Urabona ndi umukobwa ukajya ntambaraga mfite ndakura ufite nyene. Urazirusha nde? Abakobwa b'iki gihe ntibasaze. Ugiye kubona mbona araje arahurudutse ndakinguye ngira ngo ni n'umushyitsi ukuntu yubashye bitandukanye nuko yasaze. Ntabwo ndi umusazi bro. Nose tuziranye hewe. Uraza unigira iwanjye. Ntabwo ndi kuyoboza. Uraza unigira iwanjye. Tuziranye hehe. Ngwino rero. Manuka. Urahunga icyo ubwo? Muraziranye. Ngwino ubwo niwe bashakaga. None ngo ndazira ibyawe. Nose kare kose urabona dusangiye na DJ. Manuka. Ngwino manuka. Mumugira nabo mushaka. Ubu ubona uzamutunga wowe.
uyu muntu urwana nyine gutya ngo baragushaka manuka ariko ukimenye nta n'isoni mujye mubanza mubaye n'abantu mbere yo kubatereta uyu muntu ntabwo vayo muzabana hano digiti vayo hano ndavuze ngo vayo hano nyine aragushaka ese nyine no witabe barimo bara confirmation yebonye mukiro wawe ntabwo ariko umukobwa ye ariko se baragusanyira aho umugabo ariko se waretse tugakemura ikibazo vayo hano nta n'isoni se uramukiza uzi ibyo ari byo waretse tugakemura ibibazo mu mahoro uyu muntu uramuzi 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 rero niwo utumye banika niwo utumye banika mutuze muri ikibazo kibaye n'iki digiti nta soni kuvuga ngo ikibazo kibaye n'iki ubu kimbo ntabwo uzi icy'ingenzi niwo utumye banika nta n'isoni mbese habaye iki ibintu byo kujya utereta abakobwa b'abanyamahane rwose mumbwirira mvirira aha jewe mva ntaho mva ngaho nawe tubwira ikibazo cyawe ufitanye n'uyu ukakigirana na digidi witiranyije kashi na digidi ntabwo nabitiranyije none si ntabwo nabitiranyije ndabizi ikibazo ufite ni ikihe ako digidi vuga ni wowe ubizi byose ikimpagaritse aha ngaha urakizi aha n'isoni reba ukuntu atunura biriya bitunu byiwe bimeze bite bimeze ni wowe ubizi kuvuceceka gusa vuga nyine icyo uzi bituma baniga nyir'urugo arabizi nyine reba kuniga gusa se ko bari banasenyeye ahubwo vuga ibyo uziranye n'uyu bituma niga uyu nguyu twamukuyemo ingoto n'inuzane n'igihe mu mikino mwana avuga uko bimeze iki nyine ni iki nyine kiza ngiye reka mbabwire ukuntu ibintu bimeze yakudidimanga nk'aho uriye kiriya gisenyine dore uko rukanura nta n'isoni ngewe ubwanjye digidi twarahuye ambwira yuko uyu muhungu si inshuti yawe si inshuti yawe niba turi inshuti se bivuga ko ugomba kugira buretse asobanure ntabwo muri inshuti murabihakana cisha make yego ngewe digidi nsanzwe twari inshuti y'uyu muhungu digidi yarambwira ati burya uriya mutipe arakwemera digidi asanzwe ari umujama wanjye turasangira ariko keretse niba yisubiyeho ako digidi ngo hanyuma ntibakubashukanga kuvuga ntibakubashuka ceceka reka mbivuge nuko arangije digidi arambwira ati uriya mujama ndabizi ko akwemera aragukunda rero njyewe nzi neza ko afite gahunda ngo yo kuzaguterera ivi mu kwa gatandatu uko byagenze arangije arambwira ati wowe mpereza ku mafaranga aho ngaho make ngo ukorere diro namuhaye 500 digidi uyu nguyu arangije arambwira ati ngiye nzamuguteretera iyo gahunda yari afite kuzayikora mu kwa gatandatu abikore kuri Sevalante bihurirane ndangije ntumira abashuti banjye bazi ubu ngubu mu rugo huzuye abantu natetse none ikimagaritse akantu nyine ashyizemo akanashyizemo ka 500 uretse butuje nyine akanashyizemo ka 500 wenda niko nagaruka zibaho ngaho nyine nta n'isoni akasenye isako zibaho ngaho navuze ngo zibaho ngaho buretse nuko arangije arambwira ati uzitegura uwo munsi ngiye nzabikugiramo uriya n'inshuti yanjye gahunda narifite ndabizi yo mu kwa gatandatu wowe genda witegure naragiye ngura akado ngura ikanzu nzambara ntumira abashuti banjye iwacu buhuzuye abantu twatetse twateguye ibyo kunywa nta n'isoni digidi amafaranga murayanze Papa Gibye ntabwo mbyihanganira ari digidi ari umukobwa basohokeye mu gipangu bagiye niba udashaka kurwana nawe urashaka kwisobanura ko nyine urumva akantu ka 500 avuze mu by'ukuri ntabwo ari yose urumva ni 300 ariko urumva nyine kandi na desa sakajya 200 uvuze 300 200 akajya akose ubundi twarumaze iminsi twumvikanye 500 mubwira ko ariko nakugize aravanga andi 200 nari ufite ikiraka cyo gusiga irangi ibyo bintu urimo kugenda uryagagura mwanze kujya ku muganda muri hariya muri kugira gute bari hariya bariteretse amakazi yaruzuye ubwo amafaranga ndi kuyumva wajya uri kuvuga ngo iki uri kuvuga ngo nta muntu n'umwe yagukanga muri uwo mudugudu ngo ntawuzi uko waje ute wowe waje n'icyogajuru wazanye na za ariyenezi wowe waje utukukanuyuko n'ubwanwa butandukanye humbaguza wagira ngo turwaye miyopi ngo ni agasi kanze kumeraho ibyatsi waje ute sobanura turareba ute ubwo rero nawe ngo uri kuvuga ariko kuri muzima ibuno ko mbona ari dedera ibintu byose uba watunaritse urinda gutanga amafaranga ngo baguterere ivi separate iravaho
bayitera no mu mwaka utaha cyangwa muri uko kwa gatandatu yakubwiraga waba uhombye iki koko ku buryo uza gufata umuntu w'umugabo mu majigo muziba ceceka kavuna umuheto kagire gute umuntu w'umukobwa njye nari namubwiye yuko ceceka ibyawe turabyiga ndabihwanya ndabihuza byombi ndaza guhuza iyo mico mibi yawe urimo guhuza aho kwanga gukora umuganda nyikuze n'ibyo ngibyo byo kwanga by'ubukomisiyo bw'abakobwa urimo kurya muze n'iby'uyu mukobwa nawe kuza mu ngo z'abandi kuza kurwana ibyo byose byakabaye biba turimo kuganira mu nama z'umuganda bigakemuka nawe mwese mwamwigiriye mu nzoga murimo kunywa uyu nguyu nawe ati ngiye guteza urugamba mu rugo rw'abandi sawa ndasaba ijambo urumva ko wahe papa iki kizibi papa ntabyo ntwara ndavuze ngo iki kizibi bimuhereze urambona ariko aho buri bukere buretse hagati y'abantu b'abagabo njye ndasaba ijambo urumva ko ubuhaye na papa sava kongera kuduserereza ku nzoga twanywaga hano ubundi uyu mukobwa wa ntari wamwemeye urasaba ijambo hari ikintu ufite ushaka kuvuga yego nakubwira egekaho kuri tuwarete egekaho